Regisso. Abana barereka neza rwose niba ntacyo ari bujye bubaha amashyi.
cyane kurabana reka dusabe abasore bake hirya bicaye n'abakobwa bazicaye hano maze rero nababwira iki igihe nawe zamubona umugeni wawe oya ibyo byose byo abantu bishimye ni bahe abantu bishimye ni bahe uyu munsi afata ibiganza byayo aba bakobwa n'abahungu barakoze cyane uyu munsi rero nababwiye ngo ni umunsi udasanzwe kubera ibintu biruze kubera hano uyu munsi kaka rero wageze abashyitsi babiri uyu munsi ngira ngo niba warebye hariya dufite Kanyamibwa yatugendera uyu munsi yazanye n'umuryango mugari rero kubibona uku nguku baricaye baragandagaje kandi baje batugendereye none rero ntabwo ndi bwakire Kanyamibwa tungana ahubwo ngira ngo muri rwa rugero rwawe muri bwa buryo wakiramo abashyitsi ndagira ngo ujye juru ahasigaye ugakirire Kanyamibwa n'abandi bazanye kuri uyu munsi murakoze cyane cyane gato mutwihanganire twagize ikibazo cy'ingano zitameze neza bagiye kugura izindi nta kibazo muri cya magambo Kanyamibwa umunezero mfite n'ibyishimo sinabona ahantu nabikwiza narebye kabisa nabyitegereje abonye ufite abakobwa yakora nanjye mfite abasore burya ni kimwe kuri kimwe nshaka kujyana pe ubwo rero nk'umubyeyi wanjye yego waje uturutse mu mudugudu wo hirya iriya kure nzi yuko hari ivumbi ndagira ngo mpamagare babahereza banjye nanjye mwakire mwereke yuko uri imfura kandi wasanze imfura uzahora uri imfura babinyeretse nanjye ngo mbikwereke uyu munsi urakoze cyane urakoze mwana w'umugisha anagikari mwumvise abahungu banjye azi gukuraho urukoma leta yanyu mumurero urukoma n'ukuntu nakwakira umubyeyi mwiza cyane nka Kanyamibwa okay, pale kwa sawa. Okay. Kanyamibwa wikwifata kururu ndakumva ujye kureba ndabizi inyota irashaka tukayishakira ndabona ibyiza byo guhanga bikantera amazina nta masi naya zaranyota bishe ndabizi ariko mwihangane ibyiza biratugeraho mbega ibintu we data Kanyamibwa ukabura amata ku ruhimbi bakagira amatatu bakabyara byagije inka ukabura icyo wigira abana umwana iguha umugisha cyane uyu munsi ubuzima bwacu
Yeah. bagira ngo we n'umuryango mwazanye abantu bashinzwe kwita ku bantu no kuyicyaha mwite kuko ari ababyeyi banyeretse ibirori byiza cyane Kanyame Imana iguha umugisha ku byiza unyeretse uyu munsi ubwo rero naza no gusaba yawe nkavuga n'ibitari ngombwa agira ngo twicare tunezerwe njye nawe uyu munsi urakoze urakoze cyane ndumva uyu munsi sinzi avuze ngo utarahara ababaye ibintu kabisa bigezweho ndabona ibintu nabonye uyu munsi bitandukanye n'ibyo maze iminsi mbona ikibazo ni uko washyize ikirahure hasi kandi nzi yuko uvuye mu mudugudu wa kure kandi inyota wowe wumva ukomeye wumva ukomeye gusa ko nuko nanezerewe n'umuryango ngo tukishime ubu ngisanzwe nageze iwacu ndi umwana mu muryango wanyoye ubwonko niyo murakoze cyane murakoze nawe murakoze ababyeyi cyane Kanyamibwa ndetse na Pascal urakoze kutwakira mugenzi wawe reka Kanyamibwa ayo mazimano rero reka kuryohere ndetse yaravuze ati n'abandi bose mwazanye bose babagezeho amazimano ndumva amazimano bari guhekenya batangiye nta kibazo bafite rwose ikindi kandi nawe aguhaye rugari arakubwira ati wisanzure numara kugera kuryoherwa n'amazimano ubundi yicaye nshize ibikondo hasi nuko ntawahoraho yewe nuko ubwo rero ba bandi badufasha kugezaho abantu amazimano ndetse n'ibyo kunywa bagira vuba buri wese kuko ashoboye ahasigaye bitameze igitaramo yewe abashinzwe serivisi batugereho buri wese ahabwe icyo ashoboye aya ni amazimano Pascal azimaniye umuryango kugira ngo twese atugwe neza kandi twiciye neza nubwo idapfa ariko nibura abantu baratsinda ni ukuyitsika ntabwo gipfa muri imbogoke ahubwo ni ukuyoroshya ngaho n'abakobwa n'abahungu birakomeze batugezeho amazimano Pascal Doktori umubyeyi aravuga ati aratwita kandi tukiga amazimano urabizi rero ntawe umuryango uyu munsi rero twamuguhekeye ni umukobwa uzira inkoni ni umukobwa uzira inabi ariko ntabwo ari akamana
ntabwo ari umuziranenge, ntabwo ari marayika, ahubwo ni umuntu. Maze nafudika uzamuhane nk'umubyeyi, uzamugira inama nk'umubyeyi, kuko ntabwo ari marayika twuzuzanya uyu munsi, ahubwo ni umwana w'umukobwa uvuka mu muryango, wararewe mu muryango, akurira mu muryango, atonda ikinyabupfura nk'umwana w'umukobwa yakuranye na ba nyirasenge bamuhaye impanuro, ariko ntabwo ari umuziranenge, ahubwo umwiza umwe n'Imana. Rero nagira ikosa uzaguhamagare n'ubundi, uzamugira inama cyangwa se umujyane nk'umubyeyi, n'ibinanirana uzatubwire kugira ngo n'ubundi twicarane hanyuma tumukebure tumugire inama. Ariko icyo nakubwiraga ntabwo tukuzaniye umuziranenge, ahubwo ni umuntu gusa. Icyo mwijeje ni uko ari umwana wakuriye imbere y'ibirenge bya ba nyirasenge, ni umwana warezwe neza. Rero uzamufate neza, kandi ntabwo natwe ari ihene ngo turayubuye, ahubwo natwe turi ababyeyi, kandi nawe uri umubyeyi. Nihagira ikitagenda neza uzatubwire, ahasigaye wa mubyeyi sifa nguriya, maze muzabyare muheke, muzabyare nk'umugakobwa, muzagire amata ku ruhimbi, ntimuzabure icyo mwihera abashyitsi ndetse n'ababagana. Murakoze cyane, murakarama. Nasaba sifa n'umugabo we rero kugira ngo nibasubire mu byicaro biyicarire, ariko nagira ngo nkwereke ko yahageze, kandi uzahirwe, uzagire amata ku ruhimbi. Urakoze cyane. Urakoze cyane Musi, uyu muryango urashimishije cyane. None se Kanami, uzi uko rirenze, kandi iwacu bureke buri gihe ibaye amasaha, ntabwo twajya gufata bureke nawe. Bureke yageze ntiragera, niba yageze bahageze urabona kwati waje umeke ngo wanjye ibindi byose birakurikira ibyo ngibyo. Murakoze. Mwongera amashyi, mwongera amashyi menshi. Nta mpungenge afite, arishimye ku mutima kubera ko sifa yatashye mu rugo rwabo. None rero reka ngiye gusaba barakoze cyane. Abageni rero murababona, abantu banyu murabona hano imbere yabo. Mu by'ukuri rero aba bana ntabwo tuvuga ngo barezwe na ba nyirasenge, barerwa n'umuryango wa nyina wabo, abavandimwe ndetse n'abaturanyi ingeri nyinshi. None rero nk'ababyeyi ndetse n'abavandimwe n'abantu batandukanye hirya no hino, hari icyo nabo bashaka kubavugaho cyangwa bashaka kubagezaho kuri uyu mwanya, mu gihe tutarajya ku zindi gahunda.
hari ushobora kuba yateguye icyo kubabwira cyangwa se icyo kubahereza impano kuri uyu munsi, ndagira ngo aba ariko kanya dukurikiza. Hari abandi bana bari hanze kugira ngo batunganye gahunda zindi, ariko reka tube twakira abashaka kugira icyo babwira aba bana kuri uyu munsi, ndetse n'abari bubagezeho impano babateguriye kuri uyu munsi. So hari abo mfitiye ubutumwa bambwiye yuko hari icyo bababwira uyu munsi cyangwa se hari icyo bashaka kubaha. Ndaza guhera kuri ba nyirasenge wa Sifa. Niba hari nyirasenge, ntekereza ko atari umwe ariko barenze umwe, ndagira ngo begere hafi bamfashe, ahasigaye bamushyikirize impano cyangwa se umutumwa bamufitiye kuri uyu munsi. Ndagira ngo nyabuna bihute, nibatinda kandi ndahamagara abandi. Mu gihe ba nyirasenge bari kuza, reka dusabe n'abanyina babo kugira ngo babe bari hafi nabo, kandi nimbabura ndahamagara abandi. Nabo nibabura ndahamagara abandi, ariko ngira ngo ba nyirasenge bari mu nzira bari kuza, ndetse no ku ruhande rwa Didier ababyeyi bari buze gushyikiriza abana impano nabo barabiyegeranya kugira ngo tuze kubakurikizaho. Okay. Ba nyirasenge mu gihe bakiza, reka fate umukecuru mukuru hano, akaba ari mushiki wa sekuru wa Sifa, uyu nguyu bamwita Alice. Reka abanze agire icyo abwira abageni, abandi nabo bihuta. Murakoze. Yesu ashimwe bene data, Yesu ashimwe kandi ndi hano nka nyirakuru wa Sifa. Nivuze muri makeya, ndi umubyeyi w'abana 5 harimo n'impanga. Uyu Sifa ntabwo nzi, mama wiwe niwe unzi neza kuko duherukana kera, ngira ngo imyaka 30 irimo irashira. Ariko uyu mwana w'umukobwa ibirori byo yanyeretse byanejeje cyane, kandi mboneraho no gushima abantu mwese mwaje mubashigikiye, kuko yabe mutari hano bakisanga bo bonyine, ni ukuri ibyo babiteye isoni, nk'abatagira umuryango, nk'abatagira inshuti n'abavandimwe. Ariko kubona nitegereje nkareba, harimo abagabo, harimo ababyeyi, harimo abasore ndetse n'inkumi baje babagaragiye, ni ukuri byanejeje cyane. Rero mfashe aka kanya ndi kugira ngo mbe nzibye icyuho tugitegereje abari kuza. Kandi rero Sifa, ngira ngo no guhanura mwana wanjye nka nyogosenge, kuko nahanuye mama wawe. Yesu wacu nashimye. Kwifurije urugo rwiza, kwifurije abahungu n'abakobwa, kandi kwifurije kubaha umuryango wose, uhereye ku musaza, umukecuru, ndetse ukagera no kuri bucura. Ntuzagire uwusuzugura, ntuzagire uwuheza mu rugo rwawe, ntuzagire uwureba ijisho ribi, kuko bene data ntawumenya aho bwira ageze. Murakoze. Rero ukaba naje nka nyokuru wawe, nifuza kugira ngo ubone umutware wawe aho muricara iyo ntavuze. Haleluya.
iyo ntavuze muzicare mwongere musome mwitegereze icyo nyokuru wanyu yabateguriye kandi Imana ibambarire uzamurere nk'umwana umurere nk'umugore wawe umurere nk'umubyeyi w'abana bawe Imana ibambarire kandi urugo rwiza. Arakoze cyane mu mbura amashyi cyane. Abo bamama mubona baza bambaye neza, bambaye iby'umuco, barasa neza. Abo ni ba nyirasenge ba Sifa bavuze bati kuri ibi birori by'uyu munsi ntabwo byagarukira aho ngaho, ahubwo turaza guhereza uyu mukobwa wacu impano irenze ku mpanuro twamuhaye. Reka rero bashyikiriza ahari mikoro. Aba ni ba nyirasenge wa Sifa bambwiye barantuma bati uyu mukobwa yatubereye umukobwa w'agaciro, yatubereye umukobwa mwiza, ntabwo yadutesheje agaciro. Twaramuhanuye aratwumvira, tumuha impanuro ntiyazitatira. Uyu munsi aratweretse ibirori ku mugaragaro, nicyo tumwifuje no kugira ngo umukobwa wacu azagire urugo rwiza, uzabyaraho umunakobwa kandi uzamenye kubaha umugabo. Niko bigenda, natwe twarashatse, ariko nugera uzubaho umugabo kandi uzubaho umuryango ushyingiwemo, ahasigaye amahoro azarangwa mu rugo. Ngaho uzagira amata. Iki ngiki kirimo ibintu bitandukanye, harimo imbuto z'uburyo bwinshi, harimo amata y'inshyushyu ndetse n'izindi. Ahasigaye ntukazabe uterekera abashyitsi, haba uyu munsi ndetse n'igihe kizaza, uzahabane amata ku ruhimbi, ndetse intoki zawe zizagire umugisha uvuye ku Mana. Nuko murakoze cyane. Mushyire hafi aho ngaho. Nuko ba mama murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Bigaragara yuko umukobwa wanyu mwari mukumukunze, ariko niko bigenda, namwe mwaragiye, reka nawe agende, ikiza nuko asanze uwamukunze. Murakoze cyane. Sinzi niba abana wabo baje cyangwa batari kwitegura, ariko niba bataranaza ndareba ababyeyi ba Sifa ndetse na Didier niba hari abafite ijambo kugira ngo, ariko ndabona ba nyina wabo bahageze, reka abe aribo tubanza. Nuko abo ni ba nyina wabo w'umukobwa, ngaho mwegere abageni aho ngaho rwose. Yego, nuko aba ngaba nabo bati Aleluya. Natwe n'ababyeyi ba nyina wabo wa Sifa babitangiye izi mbuto muzi yuko ari ingirakamaro cyane. Harimo umuneke, dufitemo payinapo, dufitemo ipapayi, dufitemo apo, dufitemo n'indimu. Mu buzima busanzwe buri muntu akwiye kurya imbuto buri mu gitondo ndetse nangwa no ku mugoroba. None natwe nk'ababyeyi twamutoye kwakira abashyitsi, tukwifurije yuko mu rugo rwawe hatazaza haburamo imbuto. Umusaza uzaje urahagera azaje imbuto yajaje abonaho akabuto kamwe, hanyuma agenda ari kuvuga ati twageze mu rugo rwa Sifa. Umukecuru uzahagera azaboneho umuneke, agenda ari kuvuga ati twageze kwa Sifa. Umwana mutoya nawe nuko
umwana wacu urugero rwacu ni urunguru uko twagutoza ukiri mutoya kugeza ubu uzahorana urukundo dufite nawe uzarwereka usanze kandi uzubahe umugabo wawe wubahe na ba nyokobukwe ndetse na ba sobukwe yuko uri n'umubiri wacu turagutanze ugiye iw'abandi mwana wacu twagukundaga ugiye tukigukumbuye mwana wacu uzagaruka udusure kandi tuzagaruka natwe tugusure utagira ngo uri wenyine mwana wacu. murakoze babyeyi, murakoze cyane. Tubifurije ibintu byiza mwabana mwe, muzabure imbuto mwihera ababagana, ikindi kandi ntuzibagirwe kuba umwana mwiza mu muryango, uzubahe umutoya ndetse n'umukuru, cyane cyane umugabo wawe ndetse n'ababyeyi bakubyariye umugabo. Nuko urakoze cyane. Reka dukurikizeho ababyeyi kugira ngo bariteguye. Mutambuke. N'ubundi ni ababyeyi ba mama, ni ababyeyi ba Sifa, ba mama ba Sifa, bafite byinshi byo kuvuga kuri uyu munsi, bafite byinshi byo guhereza umukobwa bibarutse, ndetse bafite byinshi byo kumubwira. Izi rero ni impano zanyu, izi ni impano babaremeye, ni mama wanyu ndetse n'aba bose. Ni bamwe n'abantu icyo twifurije ni uguhinga mu rugo rwanyu. Bana bacu, tuzahinga urugo rwanyu, uzagira imigisha mu rugo rwanyu mugiye gushinga. Umubyeyi wa Sifa ndetse na nyirakuru wa Sifa, urabona yuko ari ababyeyi bazima bakoze umurimo ukomeye. None ubu ngubu nawe n'undi mubyeyi ati dore nanjye uyu mwambaro, ubwo ugiye kuba umugore nawe uyu mwambaro uzakubera, ntabwo ukiri umwana w'umukobwa ahubwo wabaye umugore, none rero uzakenyera. Nuko Sifa mwana wanjye, nk'umubyeyi asanzwe aherekezanya umwana akarago, nanjye aka karago niko nguhaye. Ubwo uzaje uraba ukaryamyeho n'umugabo wawe, uzaze mwicara mu bigori muti mama wacu yarakoze iki, yatuboheye akarago. Aka niko karago nabonye mwana wanjye, uzaze wicaraho n'umugabo wawe ugatekereze. Icyo ngiye kwibyo nk'umuryango wanjye twabataguriye, ariko inka zacu zose ziri kotsa. Muri make rero bitewe n'uko inka ziri kotsa ntabwo twabahereza umwana ukiri kure nyina. Umwana n'uzacuka muzaze mumushyikire mu muryango. arakoze cyane. Ati mfite n'inyana iri konka, ariko inyana ndayibahaye kandi nicuka nzayibacyura. Arakoze cyane umubyeyi.
sifa rero abizi nanjye nka nyoko wanyu rwose nta kindi nakwifuriza usibye kugira urugo ruzima. Ibi ngibi ni impano nakugeneye uyu munsi izakomeza kunyure kandi uzagira urugo rwiza. Nanjye rero nka nyoko wanyu wundi ibi bikoresho ndabizi uzabikenera, uzabasha kugaburira abashyitsi. Ibi bikoresho byo mu rugo nk'umuntu w'umugore bizakugirira umumaro, uzabyifashishe. Rero kuzagira ugucisha n'ijisho mwana wanjye, dore ndi hanze kuko byangenze. Nuko ati natwe rero nk'umuryango ibi ngibi nibyo twabonye uyu munsi. Ati natwe kuko mubireba uku nguku twateguye kumuhereza iyi mpano ishimishije. Hari ibyo twashyize mu ibahasha, harimo amagambo meza ndetse n'impanuro. Ahasigaye bana bacu muzagira urugo rwiza. Murakoze cyane. Iriya foto ntigucike, iriya foto ntigucike. Reka dukomeze n'impano. Umubyeyi Kanyamibwa nawe ati nanjye ntabwo nagira ngo mwakoze. Reka dukomeze mu gutanga impano. Nta mpamvu mubona abantu bahagaze imbere bagahabwa impano, kuko si benshi bakora uwo mukoro, ariko ibyo byanejeje. Rero nk'umwana nka Sifa watweretse ibirori ndetse n'umutware we, umva biratunejeje cyane. Ntabwo yabwiramo aho ngaho, bakamuhereze akabahasha we n'umutware we aho bagera baricaye bakanduza bageneye. Imana yabigisha cyane. cyane umubyeyi ati nanjye nkurikije ibirori mwatweretse uyu munsi turishimye, mfite ibahasha kandi nzi yuko icyo navuzemo kirubashimishe. Ahasigaye mukomeze kugira urugo rwiza ndetse muzabyare hungu na kobwa. Sinzi niba hari umubyeyi twaba tuniganya ijambo. Ni karibu. Nshimiye Imana ikomeje kuturinda neza. Nanjye nk'umuntu waje agaragiye Didi akaba ageretse ibirori, ndagira ngo mwereke yuko mu gushinga urugo rwe twifatanije, ndi kumwe nawe, ambereye imfura, ambereye umwana. Imana imuhe umugisha we n'umugore. utugariye mukazana mu rugo. Rero natwe turishimye kandi tubifurije ibyiza byose.
sinzi niba hari undi mubyeyi tuvuganye ijambo, niba ntawe ndagira ngo nsabe abantu bahagaze bajya mu myanya kuko tugiye kurikizaho akandi kanya kandi keza, tugiye gukurikizaho akandi kanya. Niba nta muntu tuvuganye ijambo cyangwa Sokoto
High
ku meza, ahasigaye batwereke uko bizajya bigenda mu rugo, na marene ndetse na kare baraza kubunganira, ahasigaye abandi nabo bafata aya mafoto. Sifa ndetse n'umugabo reka bashyikirize ibikoresho, ahasigaye kutwereke uko muzajya mubigenza. Mushyireho yego ibyo ni ubufatanye guhera uyu munsi, ntacyo buri wese azajya akora ku giti cye, ahubwo muzajya mukorera hamwe umuryango. Iki ni ikimenyetso cy'ubumwe cyangwa igihango muhanye, muzajya mukorera hamwe nk'umuryango mudatandukanye. Mwakoze cyane, nuko ngaho mugiye ku rundi ruhande. Nuko ko mutabaha amashyi. Barabizi cyane wagira ngo sunganira babikoze. Murakoze cyane abageni beza, kandi ubwo bufatanye ndetse n'ubwo bumwe mufite buzakomeze bubarange. Murakoze cyane. Mama. Bas.